Guys, ni ukuvuga ngo uyu munsi kuri Tate Menya TV tugiye guhambura televiziyo tumenye bimwe mu bikoresho bigiye bigize cyangwa se ibice by'imbere bigize iyi flat TV yacu kugira ngo turusheho gusobanukirwa ese ubundi televiziyo ibigizwe ni iki by'umwihariko za flat screen. Bibanza gukuraho iyi back cover kugira ngo tumenye n'ibindi bigiye birimo imbere kugira ngo dusobanukirwe ibyo ari byo. Dukoreho iyi back cover. Uko mubibona hano harimo motherboard, ndibuze kubereka neza ukuntu imeze. Icometseho imigozi ya speaker, kabiriho umugozi w'amashusho cyangwa display cable, tukagira umugozi w'amaki cyangwa se amatushi, tukagira n'uyu mugozi ujya ku matara. Hanyuma hano niho harimo ama speaker, nayo turayakuraho kugira ngo nayo tumenye ukuntu ameze. Urabona ama speaker ukuntu aba agiye ameze, urabona ni speaker nziza cyane zibasha kuba zagira amajwi yose cyangwa se ziri muri mid range speakers. Hanyuma tuzamuramo speaker, urabona n'amatushe nayo ahantu aba ari inyuma, akabodi kagafunzemo mu buryo. Na turacomora kuri bodi, urabona dusigaranyeho power cable, umugozi w'amashusho ndetse n'umugozi w'amatara. Kadukuremo umugozi w'umuriro tube tuwushyize ku ruhande kuko iyi televiziyo tugiye kuyihambura dukuremo n'ikirahure. Tugere ku kirahure turebe ngo kiriya kirahure gikoze mu buhe buryo. Nuvuga ngo hano wenda kugira ngo byorohe neza reka nse n'ubibegereza neza mbibereke. Nuvuga ngo aha ngaha dufite board. Urabona mu by'ukuri iyi ngiyi ni motherboard iriko ifatanye na power supply. Ikintu kikubwira ko iyi motherboard yacu ifatanye na power supply ni uyu murongo ugenda uturasamo. Urabona iyi mirongo y'umweru igenda icamo gutya ikazengurika ikaza gutya. Iyi mirongo igice cyose ikavaringa iki kiri hano nicyo cya power supply. Ngira ngo nko mubibona, urabona hagiye harimo ama diodes, hagiye harimo ama diode. Sinzi hano niba bari kugaragara neza. Harimo ama diodes ndetse n'ibindi bice bigiye bigize power supply. Namwe kubona izi filter capacitor, ama inductor, transformer, n'ama diode na resistor. Iyi ngiyi ni power supply. Hanyuma iki gice kindi gisigaye cyose ni board cyangwa se main board ikora akamaro ka televiziyo cyangwa se ikora ibyo televiziyo igomba kubikora. Akantu muri kubona hano, aka nako twita heatsink. Ndabasobanurira heatsink icyo zikora. Kari hejuru ya CPU cyangwa se processor ya televiziyo. Ni nka bwo bwonko bwa televiziyo, niyo ibasha gutekereza ibintu byose televiziyo bitekereze, imyanzuro ufate no kuba yavanga amashusho n'amajwi byose, cyangwa se no kureba nimba wacometseho flash ikabasha gukuraho ayo makuru ari kuri flash ikahinduramo amashusho n'amajwi. Nicyo kintu iyi CPU cyangwa se iyi processor ibishinzwe. Hano tukagira akandi kabodi hano twita T-Con cyangwa se timing controller. Nako nzabakorera video igasobanura neza ukuntu gakora. Ubundi kano ikintu kaba gashinzwe niko kaba kazi ikirahure kirimo ukuntu kimeze. Rero kagahita gafata amasinyari kari guhabwa n'iyi CPU cyangwa se processor, kakabasha kuzigabanya neza mu buryo ikirahure kiri buze kuzakira kikamenya ibyo ari byo. Kuri ikirahure cyacu kitwereka amashusho yuzuye, kubera ko ibirahure byose ntabwo bimeze kimwe. Hanyuma kano kabodi kari hano karambuye kameze nk'umurongo, kano ko ni screen board. Kano ni ukuvuga ngo gafata n'ubundi ya masinyari ari kuva hano muri T-Con cyangwa se timing controller, kakabasha kuba kajyana gahita kayinjiza mu kirahure. Urumva ni dufite bino bintu, dufite power supply, tukagira board cyangwa se functioning board, tukagira T-Con cyangwa timing controller, tukagira na screen board. Nyuma y'ibi ngibi tuba dusigaje kureba noneho screen yacu nayo uburyo iba imeze. Tukagira n'amatara ari nakunze kubabwira afiteho uyu mugozi, aka kagozi k'umutuku niko gacana amatara. Kano dukureho front cover y'imbere kugira ngo dukuremo n'ikirahure cyacu nacyo turebe ukuntu kiba gikoze. Iyi ngiyi ni front cover dukuyeho. Noneho dusigaranye ikirahure. Hanyuma icyo reka tugikureho kugira turebe nicyo turi kwita amatara. Ikirahure ugikuraho neza witonze kubera ko byahurira biri fragile bimeneka ubusa, kugira ngo kitaza kukumenekana. Iki kintu dufite hano cy'umweru nicyo twita light diffuser. Cyakira
urumuri ruvuye ku matara kigahita kirusakaza ku buryo ubona ari urumuri rungana, ariko mu by'ukuri ntabwo ruba rungana kubera ko haba harimo amatara makeya. Iyo turagikuramo urabona, ngira ngo hano amatara arimo urabona agiye atandukanye, 1 2 3 4 5 6, ngira ngo rero ni espace yose igiye irimo. Mu by'ukuri iri tara ntabwo ahantu riri kwakira ntabwo hanganye urumuri na hano muri iyi space iri hano. Iriya light diffuser ifata urumuri igatiruhuza ugatubona ari urumuri rumwe mu gihe urucanye. Hanyuma iki kindi cyo ni reflector gusa nyine iki ngiki kibasha kuba cyatuma urumuri rugira, nimba urumuri rwatse rukaza gutya hita kiruzamura, urumva kugira ngo ahantu hose kuri diffuser urumuri ruze kuba rungana. Nuvuga ngo reflector ikintu bishinzwe no guhindura angle y'urumuri. Urumuri rwagendaga gatirukatisha, n'urwagendaga ari gatirukatisha kuri nyine urumuri rwose tuza kurubona ari urumuri rwuzuye, nicyo iyi ngiyi imara. Hanyuma iyi system twaza kuyita backlight, iyi ngiyi y'urumuri tuyita backlight system. Noneho iyi backlight system yacu ukuvuga ngo ukuntu ikora, backlight system generatinga urumuri cyangwa se ibyara urumuri bikuye kuri wa muriro twabonye, dushyiraho uriya muriro ubundi ikabyara urumuri. Amara kubyara urumuri, iki kirahure iyo kiri gukora nacyo gifite ukuntu kigenda, kiba kimeze nk'ikirimo utuntu tumeze nk'uturido. Rero ahantu ikirahure gishatse ko hagaragara kigahita gikoraho akarido kamwe, ugahita ubona urumuri rurahise mu ibara runaka bitewe n'uburyo ishusho ryacu ribuze kuba rimeze. Muri make tuzagenda twiga noneho working principle, tumenye ngo ikirahure gikora gite, iriya timing controller ikora gute muri rusange, kugira ngo tubashe kubisobanukirwa neza mu buryo bwuzuye kandi budufasha kubisobanukirwa neza. Hanyuma ibindi byo tuzagenda tubyiga, ariko iby'ibanze byari ibi. Ni ukuvuga ngo ikintu wenda kindi ni uko iyi televiziyo mwabonye ifite power supply ariko ifatanye na motherboard. Ibyo kuri biriya ni uburyo bwo kugira ngo bagabanye size y'ibintu byafashe, ariko hari n'izindi televiziyo kandi nyinshi ziba zifiteho motherboard ariko itandukanye na power supply. By'umwihariko ibyo bintu bikunda kubaho no mu mateleviziyo ama Samsung, amateleviziyo ama LG, bikunda kubaho cyane kubera ko ziba zifite power supply nini cyane kandi nayo urumva nayo igomba gutanga ingufu nyinshi. Rero ibi ngibi kubikora n'uburyo kugira ngo bagabanye size y'ibintu bibuze gutwara, kugira ngo nyine bakore ikintu kiri compact cyangwa ikintu gitoya mu buryo bushoboka bwose. Hanyuma iyi ngiyi ikaba ari TV case, iyi ngiyi ikaba ari back rear cover. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni cover ariko y'inyuma ariko ku gice cyo hasi. Tukagira n'iyi back cover ijya hano, hari akaba hari body. Tukagira n'iyi power cable. Iyi power cable nayo ni umugozi ducumika muri prize ubundi ukazana umuriro hano muri televiziyo. Ibi ngibi nibyo by'ingenzi biba bigize televiziyo yacu ya flat screen umuntu aba agomba kubanza kumenya. Ubundi tuzagenda tubisesenguraho muri make cyangwa se ukuntu byose bigenda bikora muri rusange kimwe ku kindi kugira ngo byose tubisobanukirwe. Tugejeje ahangaha video ni umuntu w'ingenzi cyane, kandi subscribe, like, share ndetse na comment utubaze ibibazo kuri iri somo ry'uyu munsi kugira ngo tumenye n'icyo tuzagusobanurira muri video zacu z'ubutaha. Ubundi duhuze ubutaha. Ciao.